Amateraniro makuru yabaga afite umugambi uboneka muri ibintu bikurikira: ihembura mu by'umwuka, muzi ko tumaze icyumweru cyose duteranira hari Nyamirambo, guteranira hamwe no kumenyana. Ikindi cyari kigenderewe hari ugutanga raporo y'ibikorwa by'itorero, mu kanya tugiye kubaha raporo. Ikindi hari ugushiraho ingamba nshya z'umurimo, mu kanya nabwo turabagaragariza ingamba ziriho z'umurimo. Ikindi cyakorwaga habagaho gutanga inkunga yo gushyigikira umurimo. Aya magambo boneka mu bihamya by'itorero volume ya 6 page ya 40. Uyu munsi rero kuko turimo dusoza umwaka dutangiye undi, turatura amaturo dushimira Imana ko dushaje umwaka wa Kidivantiste kandi tukaba dutangiye undi covid idusize amahoro. Raporo tugiye gutanga iteye itya: turayitanga muri pourcentage kuko burya abacana amarenga nabaherukana, ntabwo turi buze kuvuga byinshi, turagenda tubabwira muri purusa. Hari raporo y'ababatizwa, raporo y'amaturo twita aya saa 5, raporo ya 1/10 by'umwaka ku kwezi kwa karindwi kw'ibirundo, imbabazi n'imigisha, raporo y'iteraniro rikuru na raporo y'umusaruro 2021 kuko turaba dutangiye undi 2022. Ingamba rero ziriho nuko dukwiriye gukomera ku byanditswe byera kuko ari byo biranga iri torero. Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, dukwiye kwirinda abahanuzi b'inyuma kuko badutse nkuko namwe bibona uyu munsi, aho umuntu wese yahindutse umuhanuzi. Dukwiye guharanira iterambere ry'itorero ry'Imana, twirinda imvugo ivuga ngo umurimo wararangiye. Uwatangiye umurimo niwe uzawurangiza, ubwo azavuga ngo birarangiye. Dukwiriye gufatanya n'abandi kwamamaza ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo ku isi yose. Ubu rero aho tutagera, indirimbo ikatubwira ngo tugeze amaturo n'amasengesho. Buri wese arasabwa kuruhuka, arasabwa gutangira kuruhuka isabato uko byategetswe n'Uwiteka. Buri wese arasabwa kugarura 1/10 nk'uko itegeko ry'Imana umuremyi wacu rivuga. Buri wese arasabwa kwinjira mu musaruro uyu mwaka usigaje ameza no ngurangire, kandi dukorana umwete. Imana izabidushoboze, tuzongere guhurira ahantu umwaka utaha, kandi nubwo bitaba reka tuzahurire ku nyanja y'ibirahure tuvuga tuti iyi niyo Mana yacu twategereje ituzaniye agakiza. Raporo tugiye gutanga kubabatizwa. Itorero rya mbere ni Nyamirambo kuri purusa 83. Itorero rya kabiri ubwo turavuga Horebu mu Mvi na Rugarama purusa 62. Itorero rikurikiyeho ni Rugunga na purusa 27. Intara yose ikaba ifite purusa 65. Iyo tugiye muri 1/10, itorero rya mbere mu mezi 7 dufite ni itorero rya Rugunga na purusa 118. Juvena ntaje ubwawe numvise. Urakoze. Inteko yacu ya Rugarama iraza ku mwanya wa 2 na purusa 117. Umwanya wa 3 ufitwe na Horebu na purusa 99. Umwanya wa 4 ufitwe na Nyamirambo na purusa 90. Intara yose rero ikaba ihagaze kuri purusa 94. Ya maturo tuvuga ko ari amaturo ya saa 5. Itorero rya mbere ni inteko yacu ya Rugarama na purusa 233. Kabiri ni Horebu na purusa 93. Gatatu ni Rugunga na purusa 92. Kane ni Nyamirambo na purusa 64. Amaturo y'iteraniro muri uyu mwaka turimo, muzi ko turangizanya n'igihembwe cya mbere, kandi koko niko byagenze. Itorero rya mbere ni Nyamirambo na purusa 167. Itorero rya kabiri ni Horebu na purusa 155. Itorero rya gatatu ni Rugunga na purusa 154. Inteko yacu Rugarama nayo ni ya 4 na purusa 134. Urumva rero byose twarabitsinze, amatoro yose yaratsinze. Niyo mpamvu Intara ihagaze kuri purusa 160. Kuva mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi rero ubundi twemeranije ko umusaruro utangira umwaka ugitangira, nubwo ari byo tugomba gukosora mu minsi iri imbere. Uba benshi batsindwa kuko batatangiye kare,
muri aya meza ne dusigaranye rero uretse kwiruka wirutse ugenza amacyo warasigara, nibyo? Niyo mpamvu uyu munsi kuva mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi itorero rya mbere ni Nyamirambo na purusa 11, itorero rya kabiri ni Horebu na purusa 6, inteko ya Rugarama ni ya gatatu na purusa 2, na Rugunga ntavuze purusa zayo. Noneho muri kwa kwezi kwacu kwa karindwi dushoje tuvuyemo, aho Uwiteka yadukoreye bikomeye natwe turishimye. Haleluya. Ukwezi kwa karindwi rero twakomeje kuvuga ko ari ukwezi kw'imbabazi n'imigisha. Mbese iyo migisha iri kubageraho, twabaguye kugiye kujyo tugiye kwishuza Imana kandi Imana izabikora. Mu birundo rero byabaye ibitangaza natwe tutabona uko tuvuga, kubivuga byarananiye, ariko munyemere mbabwire ibyabaye. Itorero rya mbere ryabaye itorero rya Nyamirambo, ryagize purusa 149. Nyamirambo, haleluya. Birashoboka ntabwo bishoboka? Nta kidashoboka. Rugarama iza ku mwanya wa kabiri na purusa 136. Rugunga iza ku mwanya wa gatatu na purusa 125. Kane haza Horebu na purusa 100. Mureke babwire ko byari ikibazo iyo duteranira hano hari itorero ryatsinzwe. Byari birumvikana se? Aya abagabo bateranye gutya, abana b'Imana bateranye tutanga raporo watsinzwe. Burya ngo warare no gutsindwa. Ibintu byose iyo watsinzwe kiba ari ikibazo. Reka rero mbashimire ko nkuko nakunze kubibwira abakuru b'itoro dukunze kuganira, Intara ya Nyamirambo ija kumurika yatsindiye kuri purusa 125. Amen. Ubwo nababwiye ngo abacana amarenga nabaherukana, abarabyumva barabyumva. Ibyo rero mu bigaragara byaratunejeje twese kandi n'ijuru ryarabyishimiye. Nandimo mabwira ngo nkunze kubwira abakuru b'itorero ko ibihe byinshi iyo nagiye kumurika twatsinzwe ntabwo nambara ikoti, kuko ntabwo waba watsinzwe ngo wambare ikoti. Uwo munsi rero nagiye nambaye amakoti 2. Haleluya. Kwari kugira ngo museke. Hari icyo twitigereranya rero. Burya iyo twaburiye mu gutsinda intego twagombye gutsinda igereranya nibura, nibyo? Ibyaje umwaka ushize mu mezi 7 rero inteko yacu ya Rugarama niyo ya mbere na purusa 214. Rugunga ikaza ku mwanya wa kabiri na purusa 188. Horebu ikaza ku mwanya wa gatatu na purusa 130. Nyamirambo ikaza ku mwanya wa kane na purusa 112. Intara yose rero mwigereranya igahagarara kuri purusa 122. Sibyo gushimira Imana ze? Si raporo irakwiye? Nyuma rero y'imirimo yose dukorera hano ku isi, nkuko tumaze kubaha raporo, nta na kimwe Imana yibagirwa, kuko hari aho byandikwa mu bwari bwo mu ijuru. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo muri Yesaya 3:10, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Tumaze iminsi twumva aya magambo, ariko namwe itorero murakabya. Ni gute koko umuntu yasaruza n'ibihe turimo? Ntibagira ngo turi gusabiriza. Iyo mvugo mwarayumvise namwe? Usabiriza ute kandi leta yaraduhaye icyemezo cy'uko tugomba gusaruza? Na leta iratwizera, utazatwizera ninde? Bibiliya ikatubwira ngo umuzakandagira hose yazitwa, aho tuzakandagira hose yazitwa hacu. Reka nugenda nta kwizera ufite, ibintu byakunanira, ariko hari ababishoboye. Byaba byiza ufatanyije n'abandi, naho ababishoboye barahari. Abandi bata umurimo wararangiye, urangira ibyacu bigikorwa koko. Mureke yatangiye umurimo muri mwe izawirangiriza ubwo tuzumva ijwi rivuga ngo birarangiye. Hari ibintu bitatu tutagomba kwirengagiza gukora niba ukiri umudivantisi umunsi wa karindwi utegereje kugaruka kwa Yesu. Icyambere, gutanga amaturo y'iteraniro rikuru rimwe mu mwaka nk'umubyizi ukorera ku munsi. Niba utagitanga ituro ry'iteraniro rikuru ukiri umudivantiste, reka mubwire, uhereye none uhindukire, bitabaye ibyo igihe kigiye kuzagera uwo mubare utazongera kuwubarirwamo.
n'ibitagaragarira amaso y'abantu mu minsi itandatu ni yarabashije n'ibiri ku isi byose igeze kuwa karindwi iraweza iwuha umugisha iwita isabato irawuduha ngo turuhuke n'umunsi mwiza dusabaniramo n'umuremyi w'isi n'ijuru utwibagiza inziza ukadukumbuza iby'ijuru utwibagiza imiruho n'imihati byanga muri iyi si twese abatuye mu isi tuvuge tuti himbazwa himbazwa mwami himbazwa ni wowe wavuze biraba utegetse birakomera hari icyiciro cya mbere tuvuga cyasaruye ibihumbi 100 gusubiza hejuru. Iki cyiciro rero kigizwe n'abantu 10. Aba bantu 10 bagomba kugororerwa Bibiliya ya zahabu, indirimbo n'impeta. Nkiri hano kuko benshi namaze kuvugana nabo uyu munsi muzi ko Bibiliya zabuze, namwe mwarabibonye. Ariko abayobozi Perezida yatubwiye ko ari kontineri y'itorero iri mu nzira ije izanye ibindi bitabo, izanye na Bibiliya. Hari abantu tutari buze guha Bibiliya, ahubwo turaba duhaye impeta kugira ngo tube tuzibabikiye, kontineri nigera mu gihugu tuzazibaye. Abo ndi buze kuvugana nabo kandi barayizi. Kabiri, abasari 90 kugeza ku 50, aba barahabwa Bibiliya ya zahabu n'impeta. Yambwiye ngo mbwire umugabo bita Ngirumukiza Alphonse aza mufatira impano, kandi ngo uwo mwitero arawumuhaye. Uwa kabiri ni Madamu Rubangura Uziel, mukecuru ntabwo ashoboye kuboneka, mwese muzi ko ageze mu zabukuru, ariko nabo bambwiye ngo ndebe umugabo bita Thomas Bahizi. Ari he? Thomas Bahizi naze ni uri buze kubafatira impano ingororano. Hakaza umuvandimwe bita Nyandwi Eugene, nigire hino. Hakaza umuvandimwe bita Mukandekezi Teresa, niba yashoboye kugira hano. Ari he? Nzi ko ari hano, ariko kuko nawe kugira hano biri buze kutugora, abishoboye araza, natabishobora nabwo turi buze kuyimugeza. Yaje? Naze rwose. Hakaza Bangamwabo Rusi, Bangamwabo nawe nigire hino. Hakaza Dr. Mukeshimana Oliva, niba ari hano naze. Hakaza Mukamuna na Eugenie naze. Sorry. Aha. tureba ndetse n'ibitagaragarira amaso y'abantu mu minsi itandatu ni n'ibiri ku isi byose igeze kuwa karindwi iraweza
kwita isabato irabuduhanga turuhuke. Aya makorari rero mu musaruro wa 2021 yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Abashitsi beza, Pastor Edizo ni uri buze kuko ni ugiye kumfasha muri iki gikorwa yihuse. Aya makorari abaperezida bayo rero nkuko nababwiye mutangire mwegere hano imbere. Korari Umunezero, perezida wayo yihute. Korari Byukurabagirane yihute. Korari Paruzi yihute. Korari Umusamariya mwiza baze. Korari Abasaruzi baze. Korari Amababa aze. Korari Shalom aze. Korari Abaturajuru baze. Mubahereze rwose. Ariko sishari muzaguma hano mwebwe. Ubutani mubi imbere Claude na Manuel. Murakoze Imana bahumugisha. Ubutaha uzasumbyeho rero. Amategeko y'Imana agakuraho isabato agashyiraho kuruga icyumweru, ariko aribeshya cyane namigi. Imana iratsinze, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Satani yari yigishije anyuze mu bantu ku murimo wagenje ute ngo insengero zirafunzwe, ntabwo uzasubira mu rusengero, nta mubatizo uzongera kubaho, ntituzongera guterana, nuko bavuga ibintu byinshi. Ariko tuyoberwa n'ibi birangiye ari iby'Imana, kuko abubatsi ntibaretse kubaka, abahinzi ntibaretse guhinga, abakora imirimo yose ntibigeze bahagarara. Bigaragaza rero ibyo byigishwaga byagaragaje ko ari Satani warushatse kunyura mu cyorezo cya COVID kugira ngo agwabize umurimo w'Imana, ariko Yesu yaratsinze, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari abizera benshi bambwiye ngo nzabaramutse. Abizera aho tumaze iminsi tuzenguruka, Amateraniro Makuru twahereye muri firidi y'amajyaruguru y'Iburengerazuba i Rubavu, tuhavuye tujya muri firidi yo hagati mu Rwanda i Muhanga, tuyashoje twagiye muri firidi y'amajyepfo. Ku isabato yashize twari mu Burengerazuba. Uyu munsi rero iyi firidi niyo iramukiwe. Aho hose rero twanyuze batubwiye ko tuzabaramutsa. Izo ndamutso murazakiriye, abazakiriye mugire muri cyo turori mwese. Imana ihira ibiganza byanyu. Amategeko y'Imana agaku